nicyo ngewe nkorera umuvuduko w'isasu niho ndi kugendera ushaka kumagarika yewe ndagukatira maniga ibyo ukora nagubizi wowe mfatira izi niga zishaka kuza zifatira aho reka maniga y'ubufezi y'ubugoryi dushaka dala dufite icyerekezo dufite amatala abatanze uburenganzira bwo kunywa ikiyobyabwenge bita urumogi ku munsi wajya nk'urungana iki? Cyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi murakoze ngiye kurubibona ntabwo narenza nk'ibipfunyika 2 kabisa ntabwo narenza udupfunyika 2 pe. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Isumba TV, nge muri kumwe mu kiganiro banyita comment. Ni ikiganiro ushobora kugiramo uruhare ukora subscribe, like, share, comment. Aka kanya rero turi kumwe n'umuhungu hano aratangira bibwira. Murakoze, amazina yanjye yitwa Amadou Dre. Amazina nyakuri yanjye banyita Gasasira Amadou, ariko Amadou Dre niryo nkoresha mu buhanzi cyane kuko niryo abantu bankurikira mu muziki baziho. Nagiraga ngo nsaba abantu bakurikiye Isumba TV muri kino kiganiro ko mwakora subscribe, share na comment kugira ngo tukomeze kunogerwa na gahunda za Isumba TV. Murakoze. Nk'uko bivuze uravuze ngo amazina yawe y'ubuhanzi ni Amadou Dre. None se ukora ubuhanzi bumeze gute? No gushushanya, no kuririmba, no kubaka ati uri kuvuga niyi? Ubuhanzi mvuga n'umuziki muri rusange. N'umuziki icyo gikorwa navuga ko mamugiyeho cyane cy'umuziki kuko nicyo nkora cyane. Yego nibindi birakorwa ari ugushushanya, ari ubugeni, ariko icyo nibandaho cyane kuri ngiye kubera tala yanjye mbona ko ariho ubushake buri n'umuziki niwo wa mbere. Ukora umuziki bwoko ki? Ukora zuke, ukora niye njyana ukora mu muziki? Ngewe nkora injyana ya hip hop. Nkora injyana ya hip hop mu buryo bwa drill. Izino njyana zirimo ziraduka, injyana ziri kwaduka za drill nizo twe turimo turakora kubera ko twasanze ari z'urubyiruko rwishimiye, kandi biba ari na ngombwa ko urubyiruko rugomba gukora style nshyashya kugira ngo abantu barwishimire banashiremo imbaraga kubashyigikira kugira bagire aho bagera. Murakoze. Wadukubita akapera kuri ubwo buhanzi bwawe uri kutubwira? Akapela nitwa Ruganzu mu njyana y'abahanga, banzi guhanga ngewe mwanzi dumuhanga mu guhanga banzi digihanga, nyita Mostand umusizi w'umuhanga n'iterambere nicyo ngewe nkorera umuvuduko w'isasu niho ndi kugendera ushaka kumagarika yewe ndagukatira maniga ibyo ukora nagubizi wowe mfatira izi niga zishaka kuza zifatira aho reka maniga y'ubufezi y'ubugoryi dushaka dala dufite icyerekezo dufite amatala dufite maniga ari gukora slang zanjye nizi niga yanjye nibi byo mvuga urabizi ibyo nkora urabibona dala nizo za mbere ibindi tugafunga. Let's go. Po. Umuhungu. Nkumbishe ukubita akapera mpita ngira amatsiko yo kukumva muri beat uburyo waba uyica. Original. Ubundi ko bajya bavuga ngo ubuhanzi bukunze kugira gakondo cyangwa se ahantu buturuka. Weho ubuhanzi ubukomora hehe? Ese mu muryango wanyu haba harimo ubuhanzi akaba ariyo mpamvu namwe mu bukora biterwa n'iki ubuhanzi bukura hehe? Okay. Ubuhanzi nge nkora ni bwo mu muryango. Na data yakuze ari umuhanzi. Cyane cyane impano yanjye y'ubuhanzi niho nyikura urebye. Nakurikije data wambyaye ko nawe yari umuhanzi. Umusaza ko kuba umusitari especially mu Rwanda bimaze kugaragara yuko ari ibintu bitoroshye, bisaba amafaranga, bisaba n'ibindi bintu byinshi. Ubu uriteguye guhatana? Ubu nditeguye guhatana kabisa ku maraso yanjye mashya n'ibikorwa byanjye bishoboye n'abanshyigikiye. Ndakeka ko mbere niho heza kurusha aho tuvuye. Impamba witwaje mu rugendo rw'uno muziki ushaka kwinjiramo mu muziki nyarwanda, ubona rworoshye ufite amafaranga, mbega ubuhanzi bwawe bukora gute?
uri managinga ufite management bimeze gute? Icyo kibazo warubajije ni cyiza. Kuri uno munota turiho n'itariki n'isaha ntabwo ibikorwa byanjye birabasha gufata intera ku buryo nagira manager. Managinga kuri bike mfite, yego right ni sawa, ariko nkagira n'izindi support z'abavandimwe gake uburyo banyespiramo bambwira ngo ibintu ukora ni sawa, nimba uri umuziki wahisemo komeza ukore, niho uzakugira akamaro ejo heza hawe, niho hazava. Gusa icyo nabasha kuvuga ngo ikintu dushaka gukora ni ukuzamura umuziki nyarwanda, tukawushyira ku rwego dushimishije ku buryo buri muntu wese niyaba ari mu kindi gihugu out of country azavuga ati abanyarwanda ku muziki ndabona bamaze kugerayo, ibintu bakora bifite icyerekezo. Ko bavuga yuko abaraperi banywa urumogi cyangwa se ikiyobyabwenge bita urumogi, nawe nkaba numvisha uri umuraperi, ntago waba unywa urumogi? So ntago njyana ya hip hop ivuze ko buri muntu wese aba akoresha iyo nzira. Simakanye ko ari ababikoresha, barahari benshi, ariko ntago ubundi hip hop bivuze umunywatabi cyangwa ngo umuntu wihebye cyangwa umuntu w'umurara. Oya, ni injyana, hip hop ni injyana ku mutima, ntago ari ibikorwa n'umuntu. Niko gahunda ibihagaze. Bishatse kuvuga yuko abavuga yuko utashobora gukora umuziki udakoresha ibiyobyabwenge bari ukubeshya? Oya, so urebye, yego hari abo biba biri ngombwa ko babikoresha kugira ngo babone inspiration, kugira ngo bakore ibyo bikorwa byabo bigende neza ku murongo, ariko urebye muri rusange abahanzi bose siko bakoresha ibiyobyabwenge. Yego bamwe na bamwe barabikoresha, ariko buri muhanzi wese ntago ariko bakoresha ikiyobyabwenge kugira ngo abone inspiration. Hari inspiration ituruka muri wowe, hari na inspiration ituruka mu gikoresho wafashe, ariko inspiration nziza ni yandi ituruka muri wowe, kuko yandi yavuye mu gikoresho wafashe mu kanya ntago uri ukiri kuyibuka. Ndaguha umurongo nimindukira gutya mpite mwibagirwa, nubwo yansubiriramo wapi. Urumva ko ikintu cyitwa hip hop ni ikintu cyo kwitondera. Bivuze ngo ibiyobyabwenge bitera kwibagirwa ku muntu wabikoresheje cyane. Hari urwego bigeramo ukabona ko hari ikibazo bimugiraho, akaba we kuba atabibonye cya gikorwa ari gukora atagishira imbere. Nimba wenda tuvuge yari afite akazi, wenda ndajya muri studio mu kanya, ariko kubera ko ka kantu atagafite, bigatuma ko agomba kurenzaho iminota 30 kugira abanze ajye kugashaka. So ubwo rero umuntu ukora muri iyo nzira, ikintu namusaba ni ukubanza gushyira gahunda imbere, ibindi biza nyuma. Ikiyobyabwenge udakoresha muri byose ni iki mu byo ukoresha? Mu byo nkoresha, okay, sinkoresha heroine, ntago sifata bino ngo ni ibikira, ni ibinini, ntago nkwisigara, sinywa n'inzoga. Urumva, ariko urumogi rw'urarunywa? Ya, mo gake kugira ngo hari ukuntu ukeneye gutekereza neza, kandi hari akantu kaba kagomba kubigufashamo. Gusa nyine ntabwo ari bya bindi byeruye babaye abasazi. Hoya, ni kuri gahunda. Ni gahunda. Mbo ubona ari inzoga abajya mu ndaya, abakoresha urumogi, kubera iki ibyo bintu byose babyita ibiyobyabwenge ariko bikaba bidafatwa kimwe, bikaba hari ibyo ubona baba bavuga ko birenze ibindi, nyamara n'ibindi hari ingaruka bifite zinagaragara, ariko ugasanga bararwanya bimwe, ibindi bakabyihorera. Ubona biterwa n'iki? Okay, yeah, ibiyobyabwenge biratandukanye. Niyo mpamvu nabanje kukubwira ngo yego ibiyobyabwenge byose ni ibiyobyabwenge. Hari inzoga, ikiyobyabwenge, hari itabi, ni ikiyobyabwenge,
hari ibyo byose nyine mu by'ukuri impamvu hari bimwe bitaba byemewe ni uko ari ibiyobyabwenge biba byarapimwe bigasanga iyo umuntu abikoresheje ibitekerezo bye birahinduka bikajya ku rundi rwego rushobora gutuma yakora ikindi kintu kibi abikoreshejwe na cya kiyobyabwenge. Niyo mpamvu bakubwira ngo niba unyweye inzoga nywa mu rugero, kandi inzoga ntabwo zibujijwe, itabi ntabwo ribujijwe kereka urumogi. Rero ni ukuvuga ngo barapimye basanga ibiyobyabwenge iyo bifashe hari ikindi kintu bishobora kuba byagukoresha. Ushobora kuba wabifata nta gahunda wari ufite yo kuvugana n'umuntu nabi, wasohoka gutya ukabuhuye n'ikibazo. Niyo mpamvu mvuga ati rero mu bantu bose badukurikiye ku Isumba TV mwitondere ikintu cyitwa ibiyobyabwenge, kubera ko ni cya kintu ufata bigasaba ko ukora ikindi kintu gikoreshejwe n'icyo we wafashe, kandi ibyo bintu ntabwo aba ari ngombwa. Murakoze. Abakobwa ubafata nk'ibiyobyabwenge? Yego, ariko biterwa n'uburyo wowe muri wowe n'ibitekerezo byawe uburyo uri kubitekerezamo. Nukunda abakobwa cyane bazakubera ikiyobyabwenge, ariko se nubona n'umukobwa ukazajya kubona nawe nyuma y'ibyumweru 2 uwo mukobwa yakubanaho ikiyobyabwenge. Ugira sheri? Nawe kubera iki nta mukobwa ugira mukundana kandi mbona ufite imyaka bikwemerera? Muri make impamvu nta mukobwa dukundana mfite, ndacyafite ibikorwa byinshi byo gutegura bitanyemerera kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko nasanze buryo iyo ufashe umuntu ukamushyira mu buzima bwawe hari urundi rugamba rushya uba utangiye. Rero nasanze umuziki wanjye, impano y'umuziki wanjye njye mfite, ntabwo ngomba kwivanga n'abakobwa, ahubwo no kubanza ngashaka icyo nshaka nakigeraho, ibindi bizaza nyuma. Murakoze. None imyaka ufite ko nzi ko ku myaka y'ubukure umubiri hari icyo ubusaba umuntu, weho iyo umubiri ugusabye kuba waryamana n'umukobwa ubigenza gute kandi uvuze ko nta sheri? Upimisha ku kiro? Birashoboka. Iyo ari sheri aba ari sheri wawe, aba ari wa muntu muhorana nyine mu buzima busanzwe, akumva ko nimba abyutse mu gitondo ari bukubone, akumva ko nimba ari bugeze saa 12 atarumva ijwi ryawe arahangayika. So babandi bo ku ruhande nyine urabyumva nibabura barenge nawe urabyumva nyine, ubwiza kavi bwami nyine, zakajya ibwami nyine gutyo, hari ukuntu ukajya ibwami kwinjirira ukavuga atari wakica akantu, ukahita wica akantu mukuntu bitari ariko bya buri gihe cyangwa ibintu bihoraho. Niko ubundi niko ngewe mu mutwe wanjye ntekereza ko icyo gikorwa cyakabaye kigomba kuba gitegurwa. None ko bajya bavuga ko abakobwa basaba abahungu amafaranga, weho uri mu bahungu baha abakobwa amafaranga? Icyo kibazo wari ubajije cyari cyiza. Kuri nge hari ikintu kibaho bita ngo ni uguhonga. Nge simonga abakobwa, sibye ko nta nabo ndira amafaranga, kuko babaye bayama igikorwa cyanjye cy'umuziki mbabariye, impano yanjye mba narizamuye nkayigeza ku rwego rushimishije, ku buryo n'abantu bazaba babona bakavuga ati wa muhungu salute ari mu kazi. Bivuze ngo ntutanga amafaranga ariko nawe nta n'uyaguha? Kubera ko ngewe mu buzima busanzwe inyankunda ibintu byo kumva ko kuba wowe nk'ufite ari impamvu runaka, ari ikintu ushakaho. Nta nubwo mba numva wowe kuba twaba turi kumwe atari kwa kundi ucunga ngo ube wumva ngo hari ikintu ushakaho, ku buryo niba ari amafaranga afite turi kuvugana bukajya nubara kuyabona uba uragiye. Hari umuntu wigize kumbwira ngo iyo umuhungu adakunda abakobwa ngo abatera akanyamerika. Sorry, icyo kibazo ubashije kirakomeye, gusa icyo kibazo cyo gikunze kubaho pe. Gutera akanyamerika urabizi, uzi ibyo ari byo? Njya mbyumvaho bitewe yuko njye narabikora muri ngemba, ntabwo kubera ko narabikora naranabibona,
mbyumva nk'inzozi tu Mm. ku bandi bantu gusa ikibazo gutera akanyamerika ubyumva nk'inzozi n'inzozi muri njyewe uzagerageza gukora cyangwa n'inzozi urota nyine n'inzozi ndota ahubwo n'inzozi ndota bwacya nkazibura urumva ni ibintu biba bitabaye muri make ni ibintu bisaba ubona umuntu utera akanyamerika aba ari umuntu ubura iki mu mutwe cyangwa se akwiye gufashwa iki? Nyine urumva zakajya ibwami ziba zarasariye i Kigali ubwo agiye abagiye ate ubwo ni ukuvuga ngo abantu ngiye mbona batera akanyamerika ahantu ikintu cyo cyonyine nababwira ikintu cyo cyonyine kimwe nababwira ko mbasubiriremo bagombe birinde ko bari kwiteza ibibazo si impamvu nkubwiye gutyo niba abantu bibagirwa vuba pasi wakanyweye n'icyo kiyobyabwenge ukibagirwa ariko abantu batera akanyamerika ni wa muntu usuhuza wamara kurenga wagaruka gutya nakwibuke urumva ko aba yaragizemo ikibazo musa ibintu bivuga bihagazeho umuntu utera akanyamerika yagusuhuza yagera hariya akaba arakwibagiwe. Impamvu nari mbivuze gutyo uko hari umuji wanjye nabonye yibagirwa vuba ariko burya ntago ngewe yandanu ntago njya nkunda kubaza impamvu ikintu cyama namuhaye telefone arayibika arasohoka aragenda tu twicara ahantu muri ghetto turi kwiterera story gutyo bintu biraho arangije arasohoka namuhaye telefone yayibitse no mu gakapu arasohoka aragenda ajya kugura inuzi ajya kugura ibintu ku muhanda agaruka ambwira ngo telefone barayimwibye kandi asize ayibitse he mu gakapu. Niyo mpamvu rero mbwira abantu bakoresha ubwo buryo bagombe batekereza ibintu barimo ni ibiki kwanza. Uwo mugenzi wawe se yateraga akanyamerika icyo gihe? Oya nanjye impamvu mbivuzemo nabonye yibagirwa vuba niyo mpamvu nabanje gukeka bimbajije mpita nibuka ku by'uwo munsi nibutse ku by'uwo munsi ndavuga ati ntabwo bishoboka ushobora kuba ari by'uno muntu ari kumbwira ariko muri make weho ni iki kikubwira yuko umuntu utera akanyamerika yibagirwa vuba? umva noneho njyewe icyo kibazo uri kumbaza kirakomeye pe ndi kumva nta gisubizo nakibonera ubwo se cyangwa impamvu uvuga yuko bibagirwa vuba nawe waragateye? Oya ukaba warakaretse ariko ntabwo nabigerageza ntabwo nabigerageza ntabwo nabunyuza muri ubwo buryo kandi nzi ko hano hanze hari inkumi nyinshi cyane kandi burya kugenda bituma umenya ubuse nimba ngiye nkava hano nkajya mu mujyi nkoresheje iminota 30 muri iyo minota 30 mbishatse nabonamo abakobwa nyeneye ntabwo rero biba ari ngombwa ko wajya gukora ibyo bintu nyine urumva ntabwo ari ibintu umuraperi mu Rwanda utagukanga ariko ukabona yaragafashe ninde? umuraperi utanganga ubu ngubu umuraperi nsubiramo icyo kibazo numve. Umuraperi w'umuhanga cyangwa se umuraperi mu Rwanda ubona wabaye umusitari ariko wewe ku ruhande rwawe ukaba ubona atagukanga nta birenze kuri wowe ninde? Hari benshi, hari nk'abantu ibikorwa byabo biba bitarafata hari ba 17 abantu nk'abo ba Young Greasy abantu ariko impamvu mvuze abo bantu nuko aribo nibanzeho kuko dukora style imwe injyana ya drill twese dukora abo ubona kabisa baguhagaritse hariya weho nabo batarapa ngo wiruka. Ubu ngubu mbonye ubushobozi nyeneye bwose mu bahanzi nakubwira harimo 17 Young Greasy, Loverboy akeka arabo kubera ko ubundi abo
impamvu mbakubwiye nibo dukorana muri stu kwa Bobli mu Kiyovu tu. Naho kutari kuvugamo amazina akomeye abahanzi bakomeye bivuze ngo ibintu ukiri gukora we ntago byari byagera ku rwego rwo kuba wakwigiranya n'abahanzi bakomeye. Icyo kibazo wari uvuze ari cyiza, kuba ubwo bushobozi bwo kwigereranya n'abo bahanzi burahari, kuba buhari, ariko ndacyafite byinshi ndi gutegura. Gusa nanjye nakubwiye mbonye support nyeneye ibikorwa bakora ubu ngubu aho bahagaze ubu, nanjye ejo naba mahagaze. Ni support ubura gusa ahantu uvuga waba uhagaze iyo urebye ubona yonde aho hantu uvuga weho aka kanya ubonye support ni hehe abariyo ni bande aho hantu uri kutubwira? Shariyo bayishi iyo akenike shoti abo bantu rero niyo ari kubwira, abo niho ndi kwerekezaho ko mfite support aho bahagaze naba mahagaze. Mu buzima busanzwe ukora iki kiguha amafaranga ku buryo byibuze ugira icyizere yuko nawe uzageraho ukaba umuhanzi ukagafata mu Rwanda? Ni iki ukora kikwinjiriza amafaranga? Akazi kanjye gora akenshi nikundira ububaji, ariko urebye ntabwo mburimo cyane. Cyane ndiho cyane ubu ndimo ndafokasinga ku muziki. Yego ntabwo bimbuza no gukora ako kazi ububaji, ntabwo byambuza kugakora kubera ko burya amafaranga yose makenya mbonye gukoresha no gukemura utubazo mba mfite ni hava. Ariko ubu ngubu cyane cyane ndi gufokasinga ku muziki, ndebe ko hari icyo wangezaho. Ndimo ndatata chance natigeze ngerageza gukoresha, ndebe ko yego uwo muziki uzama amafaranga cyangwa nzawujyamo mukore nko kwishimisha, nkomeze indi mirimo yanjye nakoraga ku ruhande. Gusa icyo ni ikibazo nanjye ndi kwigaho vuba aha ngaha, ngomba kuba menya ikigomba gukorwa. Bivuze ngo uracyafite parapara, ntago uramenya niba umuziki ari wo ugomba kugutunga cyangwa se ububaje ari bwo bugomba kugutunga. Nyine nakubwiye impamvu waba umeze nk'umuntu udafite gahunda i Kigali. Impamvu nkubwiye gutyo nuko ibikorwa byanjye by'ububaji biba mu rugo aho mba. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero ndi gufokasinga ku muziki, ariko ntabwo byanambuza gukora akazi gasanzwe kugira ngo nzabone amafaranga azamfasha muri ibyo byose no kugira icyo nageraho. Ubona umuhanzi w'umuraperi muri kariyeri urimo ari nkawe uvuga ati uyu niwe uhagarariye abandi mu njyana ya hip hop muri ino minsi, ubona ari nde? Umuhanzi umuraperi weho wakwambika ikamba mu njyana ya hip hop ubu ngubu ninde kuri wowe? Ubu umuraperi ubu ngubu ngewe ndimo ndamenya ntago ari umwe. Abaraperi babiri barimo barabinkorera muri ino minsi. Harimo Ishkevin niwe wa mbere, kubera ko burya Ishkevin twaraniganye, burya ibikorwa akora ndanabikunda. Niganye hehe bro? Ishkevin twariganye Aperugunga tu. Niganye? Aperugunga. Wowe wiganye na Ishkevin Aperugunga? Undi muntu ariko ntago ari ibya cyane. Sibyo ko nyine namubonagaho gutyo, gusa hari ukuntu ubamo n'umuntu ukabona araho ibikorwa ari gukora nyine n'ibirafata. Ariko ikintu namukundiye cyo ni umuntu uhagarara ku ntego y'akavuga ati ngomba kuba umuhanzi. Icyo kintu ndi kumva kindi mu maraso nshobora kuba nakora kikagira aho kingeza. Burya naratekereje nsanga burya nibyo umuntu ikintu yakoze atekereje nicyo. Kevin yajyaga ambwira ngo agiye kureka ishuri akora imiziki, nkagira ngo abarimo arambeshya. Ariko nyuma naje kumva Kevin
natangiye nta n'ibyo azi tu ariko akunda umuntu aguha inspiration kora umuziki biracamo bro uragaragara nk'umustar uzagafata nizo inspiration twirwaga tumuha tu tukanacata tukanambwira n'iki ariko bitewe no kuntu namubonye urwego agezeho ni umuntu ufite mu mutwe wakomeye burya abantu batekereza kuriya ku buryo bakora ikintu kugira bagere kuri rwa rwego ni bake cyane pe abandi ko bajya bavuga yuko bigana n'abahanzi bamara kugafata ntibongere kubavugisha wowe Ishkevin muracyavugana Ishkevin ntago tuvugana urebye cyane cyane ni business niyo yabyishe hari urwego umuntu ageraho bikaba ngombwa ko ari byo yirengagiza ariko bitavuze ko abyirengagije burundu shatse kuvuga ko naho tuzahahurira henshi tuzahurira mu bitaramo wenda nanjye iyo tala yanjye nimara kugera ku rwego nyeneye kubasha kuba nagara kuri stage bahagazeho nibwo numva ko bizaba biri mu murongo wo kuba nabafite communication nabo kubera ko bo ahantu bageze n'ahantu nyiri biransaba gukoresha imbaraga nk'izo bakoresheje kugira ngo tube turi ku rwego rumwe waje gutekereza kuba umuhanzi nyuma y'uko Ishkevin ubona mwajyaga muganira akaba yarabigezeho cyangwa na mbere mukiri ku rwego rumwe wari umuhanzi muri make izo ni inzozi zo kuva kera kuva muri primaire mu wa 5 tutararangiza 6e primaire tarakora ikizamini cya leta ngira ngo niko babivuga nabwo style y'ubuhanzi twarayikundaga kubera ko twirirwaga twandika ahantu hose umuntu agenda yumva ko ikintu yakora ari injyana y'umuziki uko ngiye burya sinigize nta kindi kintu nigize niyumvamo mu mutwe numvaga nzakina umupira gusa nabwo nabikoze gato ko nakiniraga n'ikigo iza kuba ngombwa ko ngiramo akantu k'agashoke ndavuga ati rero ibintu byo kuzamunirwa mu kibuga vunika wapi bitsa bako navuye mu ishuri niga mu wa 4 segonderi fata umwanzuro ndavuga ati aho kugira nige nta kintu kivamo wajya gushaka ikintu nakora gishobora kuba cyagira ikintu kingezaho ndavuga ati se nzafatanya umuziki n'ibintu byo kubaza ko bitavamo ndavuga ati ariko reka focusinge ku muziki nimara kugera ku cyo nshaka bya bindi nakoraga ku ruhande nzabihagarika nimfocusinga ku muziki nkabona ibyo nshaka simbigezeho nzagaruka nsubire muri ya mirimo isanzwe mbeho nk'umuntu usanzwe apana ibintu byo kuvuga ngo umusitari ubona batanze uburenganzira bwo kunywa ikiyobyabwenge bita urumogi ku munsi wajya nk'urungana iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi murakoze ngiye kurubibona nafata ibiri kuri ritime kugira ngo gahunda zanjye zikomeze zigende ku murongo burya hari umuntu wirirwa akoresha ikintu ari nko kwishimisha ariko hari umuntu ukoresha ikintu kugira ngo kimufashe muri ako kanya arimo abone mood yo gukora cya kintu yafokasinze ukigende neza rero ngiye numva ko bibaye babigizemo babitangiye uburenganzira shangiye ntago narenza nk'ibipfunyika 2 kabisa ntago narenze dupfunyika 2 pe kubera ko byinshi birasaza kuko naje kubibona byinshi birasaza kandi barakubwira burya ntago ari ibiyobyabwenge gusa n'ibiryo bibaye byinshi bitera ikibazo murakoze murabyumva neza rero yuko uno ari umuhanzi umuhungu wanyu Amadou Dre mugomba kumushyigikira akazamuka aravuga yuko yiganye na Ishkevin biyongoza umuziki umwe birakunda undi ntibirakunda niki dusoza wasaba abantu cyangwa se abakunzi bawe muri rusange okay murakoze ikintu nasabaga inshuti zanjye n'abakunzi banjye muri rusange n'abadukurikiye ku Isumba TV igikenewe ni support hakenewe
hakenewe subscribe zanyu, comment zanyu, sharing ibikorwa byacu kugira ngo bikomeze kugenda neza, namwe mukomeze kunogerwa na gahunda. Murakoze. Mwabyumvishe rero ibiganiro byacu nakagaruka, ndabararikira yuko twazabana mu biganiro by'ubutaha.